Yes, reka nongere mbasuhuze inshuti bakunzi bacu aho mugiye muherereye hirya no hino mu gihugu, uko mugenda mudukurikira mutugana mutubaza byinshi bigiye bitandukanye ku byerekeranye n'indwara, ibyo kurya, ibishobora gufasha ubuzima bwawe bwa buri munsi, bishobora kukugirira neza. Ibyo byose nibyo tugenda tukugezaho. Ngenda cyari Madison cyangwa se Madison. Reka nkushimire rero ko wakomeje gukora subscribe. Ni ukuri warakoze cyane. Uyu munsi nkaba ngiye kukugezaho ikintu gikomeye cyane kugira ngo uyu munsi ngiye kukugezaho ikiganiro kivuga ibyiza n'ibibi by'intoryi. Intoryi, mu by'ukuri intoryi hari abenshi turazirya, abenshi tuzirya mu mboga, abandi tukazihekenya. Mbese intoryi ni ibyo kurya abantu benshi barya ari benshi kandi abantu bakunda ari benshi cyane. Ese wakibaza ngo intoryi zifite uwuhe mumaro cyangwa se zishobora kuba zagira icyo zitwara ubuzima bw'umuntu? Rero reka nshimire umukunzi wacu wakitubajije icyo kibazo, ati ese intoryi zaba zifite ibihe byiza cyangwa se ibihe bibi byazo? Ibyo rero nibyo naje kugira ngo nkugezeho, sobanurira ibyiza by'intoryi, ariko mwibuke ko buriya nubwo intoryi zifite ibyiza byinshi cyane, ariko nanone zifite n'ibindi bibi byinshi cyane. Reka dutangire nko ku byiza by'intoryi. Ngira ngo intoryi mu by'ukuri ni imboga nziza, ndetse nanabanza kugusobanurira ko buriya intoryi zigira amoko atandukanye. Hari intoryi z'icyatsi kibisi, hari intoryi zigira ibara rijya gusa nk'icyatsi, ndetse hari n'intoryi zigira ibara ry'umutuku. Zigira ibara ry'umutuku abenshi ntimwari mubizi, ariko izigira ibara ry'umutuku nizo benshi mukunze kwita ibibiringanya. Mu by'ukuri ibibiringanya ni bimwe mu byo tubarira mu muryango w'intoryi. Ibyo nabyo bibarirwa mu muryango w'intoryi. Niyo mpamvu nkubwiye ngo harimo n'intoryi zigira ibara ry'icyatsi, nako ibara ry'icyatsi, ibara ry'umutuku mu mbabarire. Hari ibara ry'icyatsi, hari ibara ryeruka, hari n'ibara ndetse ry'umutuku. Rero iryo z'ibara ry'umutuku nicyo nari nshatse kukubwira kugira ngo nacyo ugisobanukirwe, kuko ziriya z'ibara ry'umutuku benshi ntabwo mukunda kuzitaho cyane, ntabwo mukunda kuziha agaciro cyangwa se ngo mutekereze ko nazo ziri mu muryango w'intoryi. So niyo mpamvu ibi nabyo ngira ngo nabyo mbaje mbigusobanurire neza. Noneho rero icyo nabanza kukubwira, buriya intoryi zifite ibyiza bikurikira. Intoryi zikize kuri fibre cyangwa se imyunyungugu y'ingenzi. Iyi fibre kubera ko ifite fibre nyinshi, intoryi zifite fibre nyinshi, zishobora kugufasha mu igogora ry'ibyo kurya. Iyo bavuze igogora bivuze kugenda neza mu byerekeranye n'ukuvuga ngo ibyo kurya byawe bigenda neza, bica neza mu nzira bigomba gucamo neza bitagoranye. Ni ukuvuga ngo nazo zihutisha igogora cyangwa se zituma ibyo kurya byawe bigenda neza mu mubiri. Ikindi zishobora kugufasha, ntago iyo ukoresha intoryi, ntago akenshi umuntu akunda kuba yarwara icyo bita impatwe cyangwa se constipation. Kwa kundi ushobora kujya constipation ni nko kwa kundi ushobora kugenda kwituma ku bwiherero, mbese ukumva urababara cyane. Ntago bishoboka akenshi iyo ukunda gukoresha intoryi, ntago ibibazo bishobora kukubaho. Reka nkubwire ikindi cya kabiri, ni ukuvuga ngo ifite icyo bita cholesterol. Zigabanya icyo bita cholesterol mu mubiri wawe, kubera ko zifite ya fibre nyinshi, zigufasha wa mubiri wawe kugabanya ibinure. Kubera ko ni ukuvuga ngo intoryi zifitemo fibre nyinshi cyane, niyo mpamvu zigabanya ibinure. Burya ushaka kugabanya ibinure ushobora kuzikoresha uzihekenya, ndetse unazirya mu byo kurya. Nazo ziri mu bintu bishobora gutuma ibinure byawe bigabanuka. Ikindi nakubwira ni uko zikize ku cyo bita potassium. Zifite potassium nyinshi cyane, ari nayo mpamvu izi ntoryi zishobora gufasha imisemburo y'amaraso
kugenda neza cyangwa se zituma amaraso yawe agenda neza mu mubiri, bikaba bishobora kugabanya umuvuduko mwinshi w'amaraso. Intoryi ni nziza, zishobora kugabanya umuvuduko w'amaraso. Ikindi nakubwira ku ntoryi rero nshuti muvandimwe udukurikiye, ni uko intoryi zigufasha mu buzima bwawe bw'ubwonko, bitewe n'uko zifitemo icyo bita antioxidante. Iyo bivuze antioxidante cyangwa se wenda iyo bavuze antioxidante, harimo nk'urugero rwa antioxidante nakubwiramo iyo bita nasinine. Iyi nasinine ikigufasha, ifasha ubwonko bwawe kuba bwakora neza, uturemangingo tw'ubwonko tugakora neza, ukumva ufite umutuzo mu mutwe no mu mutima, mbese ukumva ufite umutuzo mu mutwe. Biterwa rero n'iyo antioxidante cyangwa se n'ubwo buryo bwa ntuze yifitemo, igufasha kuba wamererwa neza bigerekeranye n'imitsi y'ubwonko bwose. Intoryi ni nziza cyane mu gufasha imitsi igana ku bwonko ukoresheje iriya antioxidante iyo bita nasinine. Ikindi rero nakubwira ni uko zifite iyo bita kalori, ifite kalori nke cyane, ishobora kugufasha kugira amaraso, kunoza amaraso neza, kugabanya umubyibuho, ishobora kugabanya umubyibuho. Ikindi ni uko zikize kuri vitamini B ya mbere, B ya gatandatu ndetse na vitamini C, zikaba zagufasha kongera imbaraga z'umubiri ndetse no kuba zagabanya kongera imbaraga z'umubiri zawe ndetse no kukongerera ubudahangarwa. Ikindi rero nakubwira, ikibi cy'intoryi muvandimwe, dore ngiki, iki kintu ucyiteho, kandi niba uzikoresha ujye uzikoresha mu buryo wabashe gutekerezaho neza, cyangwa se no kuba wabanza ukabyigaho neza, ukamenya ngo nazikoresha gute, ese nazirya gute, byagenda gute. Ikibi cya mbere ni ukuvuga ngo zishobora kugutera aleriji. Ni gake cyane, ariko ni amahirwe make cyane yo kuba wazagutera aleriji, ariko burya akenshi zishobora kuba zagutera aleriji. Ibyo bintu rwose ubimenye. Ikindi zishobora gutuma uribwa mu muhogo, zikaba zagutera gucibwamo cyane cyane, ko nakubwiye ko intoryi ari kimwe mu bintu bishobora gutuma utagira constipation, kwituma impatwe cyangwa se kubabara mu gihe uri ku bwiherero uri kwituma. Birumvikana bishobora gutuma uhitwa cyangwa se ucibwamo mu gihe runaka. Rero hari ikindi nshobora kubona kubwira, izi ntoryi ntago ziba zemewe cyane ku mugore utwite. Umugore utwite ugomba gukoresha intoryi nkeya. Mu by'ukuri umugore utwite intoryi zishobora kumugiraho ingaruka. Ikindi, ntago mu by'ukuri zemerewe kugaburirwa umwana uri munsi y'imyaka 5. Niba ugiye kuzigaburira umwana uri munsi y'imyaka 5, byakagombye kuba byiza ko ubanza kuzitonora. Ni ukuvuga ngo umwana uri munsi y'imyaka 5 kugira ngo uzimugaburire, bisaba kugira ngo ufate intoryi ubanze uzotse cyangwa se uzitogose, ubundi nizimara gushya uzitonore, ubone kuzitunganya neza, ubone kuzimugaburira. Uko wazikoresha rero ni mu buryo bwinshi cyane. Ushobora kuzotsa, ushobora kuzikaranga, ushobora kuzikoramo umutobe, icyo bita kuzikoramo umutobe, icyo bita eggplant juice for health. Ubwo wenda ni mu bishaka nzababwira uko ushobora gukorera umutobe w'intoryi, kandi umutobe mwiza cyane, umutobe uryoshye. Nimuza kubikenera murandika muri comment, nabyo tuzabishyire mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Ushobora kuzishyira mu isombe, ubwo nabyo ni ikindi kiganiro, nabwo ni mu bishaka tuzabasobanurira ukuntu ushobora gukoresha intoryi mu isombe, isombe ikazana impumuro n'uburyohe budasanzwe. Ikindi, ushobora kuzikoramo icyo bita stew. Ikindi, ushobora gukoramo salade ukoresheje inyanya, igitunguru, coriandre n'amavuta make
olive cyangwa se yavuze olive amavuta ya olive ni aya mavuta ya elayo. Rero reka nkushimire ko twabanye muri iki kiganiro. Wowe utarakora subscribe reka nkubwire ngo ugende ukore subscribe, tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, ari nabyo bigufasha kugenda usobanukirwa byinshi wari utazi, ndetse bigufasha gusobanukirwa ibyo wakugombye kumenya kugira ngo bifashe ubuzima bwawe kuba bwagenda neza. Reka nkushimire rero, nongeye mwari kumwe mu kiganiro, yitwa Matson. Kora like, usharinge iki kiganiro kuri bagenzi bawe, niba wumva rwose ari cyiza ugende rwose ukoze like, uraba duteye inkunga ikomeye cyane. Kandi niba utarakoze subscribe uyikore, ukomeze gutera umuryango wacu inkunga, uduteza imbere, kandi nawe bizagufasha kuko ibiganiro byacu uzajya ubibonera ku gihe. Ciao ciao, mwakoze cyane.